Ikirenzeho Clarisse yaje kumbera umwana mwiza, aza kuba inshuti y'abana banje bari batoya, arabarera. Clarisse arabarera, abatoza gusenga, abatoza gukorera Imana. Ari abana bari iminja bo bakiri bato cyane, ariko Clarisse abatoza gukorera Imana. Turabana, Clarisse turasengana. Izo mbaraga nazibonyemo inyungu nyinshi. Abana banjye babonye agakiza, bose barakijijwe. Nshima Imana nuko yahaye n'umugabo wanjye agakiza. Amen. Byose nta handi byavuye ku mbaraga z'amasengesho. Ndabwira n'abandi, ikibazo waba ufite cyose, nta kintu cyagushoboza, nta kintu cyahagukura, nta kigeragezo waba ufite wagikurwamo n'amafaranga, ntabwo wagikurwamo n'amashuri wize, wagikurwamo no gusenga. Nagira inama wese umuntu nkurikira ko yasenga cyane. Ntabwo icyubahiro cy'Imana gishobora kumanuka kuko tugenda muri vewiti. Icyubahiro cy'Imana kimanuka kuko wasenze. Ntabwo icyubahiro cy'Imana gishobora kumanuka kuko watanze ituro rikwiye. Icyubahiro cy'Imana kimanuka kuko wasenze. Imbaraga zo gusenga kujya gukingura ijuru. Haleluya. Gusenga gukingura ijuru, gusenga kurabohora. Yewe Matsiyeri zinyubatseho n'amasengesho. Haleluya. Njyewe ndamasengesho, ngenda ndamasengesho, ndyama mu masengesho, mbyuka mu masengesho. Haleluya. Haleluya. Nabyaye mu masengesho, nderera mu masengesho, naho abana banjye bari n'ukubera amasengesho. Nta zindi mbaraga. Abakunzi ba Clarisse TV show nkuko mubimenyereye, uyu munsi nanone twongeye kubaha ikaze aho muherereye mu bice bitandukanye, mu bihugu bitandukanye. Murakaze neza kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana tugiye kumva mu kanya, tugiye guhabwa n'umukozi w'Imana. Rero mbahaye ikaze kugira ngo iki kiganiro kibabere gishira mu mitima yanyu ndetse no mu byanyu byose. Rero nkuko mubizi, ikiganiro n'ubundi ni cyakindi cyo kuramya no guhimbaza mu bikorwa, nico dukunda kubazanira. Uyu munsi tugiye kwiga kuramya no guhimbaza mu ijambo, kuko nanone ibikorwa bidashimangiwe n'ijambo biba bicumbagira. Rero uyu munsi twabateguriye kuramya no guhimbaza mu ijambo. Turi kumwe n'umushitsi wacu, araza kubibwira. Ni umumama murimo muramubona ahangaha, agiye kutwibwira, tubwira izina ryiwe ndetse aratubwira n'itorero asengeramo. Narangiza arahita dusengera kugira ngo dukomeze ikiganiro cyacu. Murakoze Clarisse kutwakira. Nitwa Ev.Mutesi speciosa, ndi umukristo wa Bibutse Holy Church. Niho nsengera, niho nkora umurimo w'Imana, ndi umudiyakoni, ndi umudamu nyine nk'uko yabivuze, ndubatse, mfite umugabo n'abana 4. Ibindi Imana iduhana umugisha. Tumva dusenge Imana kugira ngo twinjire mu gikorwa. Mana Data wa twese wo mu ijuru, turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye neza yawe n'imbabazi, tugushimiye urukundo rwawe rwinshi, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Turagushima uri uyu murimo Clarisse wamuhaye gukora, kandi akawukora neza wukunze, umuheremo umugisha. Natwe turagushima kongera kuduhuza twese turi hano. Wera wa Isiraheli, ugaragare nk'Imana yacu ibihe byose. Turagushimye rero, uyu murimo turawukweretse, iyi gahunda yose turayikuragije, ubane natwe. Icyo duheje n'imbaraga mbi mu izina rya Yesu. Imbaraga za kirogoya zose tuzikubiza hasi, duhamagaye imbaraga z'Imana zize zibane natwe. Ubwiza bw'Imana bube hagati muri twe, icyubahiro cyawe kiganze mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Murakoze cyane. Mwamwumvise, yitwa Mutesi Speciose, ni umumama, ni umukristo kuva kera. Ndamuzi, ariko biraza kutubwira neza ahantu tuziranye naho twamenyaniye. Muraza kubyumva mbere yuko twumva ijambo ry'Imana, kugira ngo turushirizeho kumva ijambo ry'umuntu, ry'umutumirwa wacu, tumuzi neza, tuziho gato n'ubuhamya bwiwe. Araza kutuha mu ncamake ubuhamya bwiwe bwo mu gakiza, ukuntu yakijijwe
we enda nimba hari imbogamizi yahuriyemo cyangwa imba hari ibyiza aratubwira then araza kutuganiriza. Mbere y'ibyo ngibyo kubera ko ngiye n'undi ndi umuhanzi indirimbo z'Imana ndagira ngo ndirimbe indirimbo ntoya yo kumwakira kugira ngo yisange yumve yisanzuye. Hano ni mu rusengero ijambo ry'Imana agiye kutubwira n'ubundi asipoza nkaho ari mu rusengero. Amen. Amen. Rero reka ndirimbe indirimbo ivuga hejuru y'urukundo rw'Imana kuko urukundo nirwo rwaduhuje. Amen. Urukundo nirwo rufata umuntu wa Nairobi nkange rukampuza n'umuntu wo mu Rwanda. Atari urukundo rwa Yesu ntago ibyo bintu byabaho. Reka rero dufatikanye wenda ibitero nka bibiri byo mu ndirimbo mu gitabo cyo gushimisha. Mbega urukundo rw'Imana yacu ntawarondora uko rungana, rusumba ukwezi rusumba izuba kandi kuzimu rugerayo, rwatumye Yesu aza mw'isi yacu ngwindusha turuhure, natakirara tinzererezi cyatumye cyakira, kandi ukwikunda umwana wayo geni kwinkunda ndakwiriye, nari umugome nukwimpa Yesu ngwambambigwe ku musaraba, muyacungu jayo maraso ziyuko nanje ndimo, zajya ndirimba urwo rukundo dukwiza mw'isi yose, ingoma zose zo mw'isi yacu zijya zihita zishiraho, abanga Imana ntibayisenge bazapfa bose be kwibukwa, nyamara urwo rukundo rw'Imana rutagira akagero, urwidukunda twabari mw'isi nirwo rutazashira, mbega urukundo rw'Imana yacu rwagereranywa n'iki, ijuru n'isi baruririmbe kugeza iteka ryose, mbega urukundo rw'Imana yacu rwagereranywa n'iki, ijuru n'isi baruririmbe kugeza iteka ryose. Haleluya. Haleluya.
indirimbo yari kwakira umukozi w'Imana, yari yo kukwakira wowe urimo kudukurikira kuri mutandao, niko abaswahili bajya bavuga ati ni mutandao cyangwa ku ikoranabuhanga. Imana ibaha umugisha, indirimbo ibanezeze, mutekereze ku rukundo rw'Imana. Rero tugiye kwakira umutumirwa wacu nko yarabangije kutwibwira, agiye kutubwiraho gatoya ese Clarisse bamenyaniye hehe, ese baziranye gute, kugira ngo barushirizeho kumva neza umuntu bagiye kuganira ari we. Narangiza turakomeza tumwakira kugira ngo tubwire ijambo ry'Imana. Rero Mutesi turakwakiriye, umwanya ni wawe. Indirimbo turirimbye niyo kugira ngo wumve ubohotse, uvuge ijambo ry'Imana rikiza imitima y'abantu benshi barimo kudukurikira muri uyu mwanya. Karibu cyane. Imana iguhumugisha, abadukurikiranye Imana ibahumugisha. Clarisse twamenyanye mu bihumbi bibiri nibwo twamenye na Clarisse. Ari umwana, ari umukorari ku rusengero, dusengera muri Restoration Church Kacyiru. Bari abana baririmba muri korari y'abana, nibwo namenye na Clarisse. Kuva icyo gihe Clarisse atuba inshuti, ari umwana nkamukundira ukuntu yari umuhanzi, nkunda ukuntu yaririmbaga, nakundaga ukuntu yahimbazaga Imana. Clarisse atubana gutyo arakura, aza kugira amahirwe yo kujya kwiga i Bugande, aragenda yigayo, yamazeyo imyaka 2 nibeshye, amezi 8. Okay, sorry. Amezi 8 kuko kubera agiye namukundaga, icyo gihe nabonye ko yamaze nk'imyaka 2. Ariko Clarisse yaragiye iriga, agaruka mu itorero, turasengana, dukorana umurimo w'Imana. Icyo gihe nakoraga umurimo w'Imana usanzwe, nkakunda gusenga. Clarisse tugakunda kubana mu masengesho, dukorera Imana ku rusengero rwa Restoration Church, twaba mu masengesho, twaba mu mirimo yose y'itorero, tugahura cyane. Ariko ikirenzeho Clarisse yaje kumbera umwana mwiza, aza kuba inshuti y'abana banje bari batoya, arabarera. Clarisse arabarera, abatoza gusenga, abatoza gukorera Imana. Ari abana bari iminja bo bakiri bato cyane, ariko Clarisse abatoza gukorera Imana. Turabana, Clarisse turasengana. Yari umukobwa mwiza ukunda gusenga, yakundaga Imana. Yaba ari ku ishuri, tukongera kubona nagarutse aje muri vacances, Clarisse akaza agakora umurimo w'Imana ku itorero. Yabaga ku rusengero buri gihe, tukahahurira mu mirimo yose. Clarisse akakora imirimo. Clarisse ni yari umudiyakoni, ariko yakoraga nk'abadiyakoni, akaba mu bamama, akaba mu rubyiruko, akaba mu matsinda yose, ugasanga ahakorera umurimo w'Imana. Tuba inshuti cyane. Hari ikintu cyanejeje kuri we. Abana banjye icyo gihe bigaga i Bugande, bamaze kujya kwigayo, bari abana 2 bigagayo. Clarisse akajya ambwira ngo ndumva ashaka kujya gusura abana. Wibaze umuntu wagendaga muri rugendo rwa basi Jagwa, akagenda akajya i Bugande, akansurira abana, akanduhura gusura. Numva ndamukunze cyane. Guhera icyo gihe Clarisse atuba inshuti. Nakundaga abana, nakundaga urubyiruko rwo ku rusengero, nakundaga korari yabo. Twaba bari mu masengesho, bagasenga, bashaka kuryama, kenshi bazaga mu rugo, niho bararaga. Barazaga bakaryama mu rugo, nkabasasira, nkasasa muri saro, nkigezayo intebe nkasasa muri saro, nkadandura. Abahungu nkabashyira mu byumba, abakobwa nkadanduraho. Nkafata abana banjye nkabashyira mu cyumba cyanjye, nkagaruka nkaza kuryamana b'abana. Kubera urukundo numvaga nkunze abo bana, tugirana ibihe byiza cyane. Ntabwo Clarisse namwibagirwa. Iyi mpano ye y'uburirimbyi yayitangiye kera, kandi wabonaga imurimo, yakoraga ibintu bimurimo. Rero nicyo cyatumye kuva icyo gihe Clarisse yabaye inshuti yanjye. Aza kugira igihe ashaka kwimariya. Yagiye kwimariya, aransaba, kandi nurumva ko namurutaga, ariko aransaba ngo ngomba kumubera marene. Nkamugase Clarisse, ndakubera marene, ndi umuntu mukuru. Arambwira ngo wambereye mama, ugomba no kumbera marene. Nukuri byaranshimishije. Mwibaze abana banjye nibo bamwambariye mu bukwe, nibo bari mu bukwe, nibo bambaye nk'abana bamwambariye abana banjye, ariko na nyina ari marene. Ibyo bintu rero byanyeretse urukundo Clarisse yankunze, kandi nukuri twarakundanye, dukorera Imana.
niyo mpamvu navuze ngo ikiganiro ndi bukore ndavuga ku mbaraga z'amasengesho. Nkurikije ibyo byose Clarisse yakoze n'ahageze n'imbaraga z'amasengesho. Nta kindi cyamushoboje, ntabwo yashobojwe nuko yari afite amafaranga menshi, ntabwo yashobojwe nuko yari afite amashuri menshi, nubwo yashobojwe nuko yari afite umuryango ukomeye, kuko umuryango we amahirwe ababyeyi be n'abapasiteri, ariko ntabwo ari we wamuhaye imbaraga, ahubwo imbaraga z'amasengesho yasenze, twasenze nizo zimugejeje ahageze uyu munsi wa none. Niyo mpamvu numvishe mu gitondo mawe ijambo rivuga ku mbaraga z'amasengesho. Rero ndumva ari icyo kintu. Ubundi buhamya nabaha, nanjye nkurikije ku nasenze, nge narashatse, umugabo wanjye turi kumwe n'ubu turi kumwe, turacyari kumwe, ariko yari afite akazi katamwemerera kuba mu rugo buri gihe, kenshi yabaga adahari, ariko ni ukuri nshima Imana ko maze gukizwa, nakijijwe mu 2099, mu 2000 niho natangiye gukorera Imana mu rusengero, ninjira mu muhamagaro wo kuba umunyamasengesho mu mwaka w'2000. Ni ukuri narasenze, niho mvugira imbaraga z'amasengesho. Nabonye Imana yabanye natwe, irandinda ndi mu rugo. Murabona nari mutoya, umugabo atahaba yaragendaga kenshi akamara imyaka, babaga badahari bari mu kazi ka leta, katabaha umwanya wo kuboneka mu rugo cyane. Ariko iyo imbaraga zamfashije kugeza uyu munsi wa none ni imbaraga z'amasengesho. Nasenze Imana, nabaye imbere y'Imana, twarasenganye muri cya gishanga cya Kacyiru. Imana ibi gishanga cyavugaga cyakatuvuze, twaraharaye, twaraye hanze, twaraye mu mazi, twaraye mu mbeho nyinshi, twaraye ahantu henshi, ariko ni ukuri aho twaraye uyu munsi usinyibuka n'ibyo twahahuriye, ahubwo icyo mbona kuri iki gihe ndabona imbaraga z'amasengesho. Ni ukuri mvuze kuri Clarisse bwacya bukira. Clarisse, Imana iguha umugisha, ni nawe ushoboje kuba natanga ubuhamya. Nshima Imana, izo mbaraga nazibonyemo inyungu nyinshi, abana banjye babonye agakiza, bose barakijijwe. Nshima Imana nuko yahaye n'umugabo wanjye agakiza. Amen. Byose nta handi byavuye ku mbaraga z'amasengesho. Ndabwira n'abandi, ikibazo waba ufite cyose, nta kintu cyagushoboza, nta kintu cyahagukura, nta kigeragezo waba ufite wagikurwamo n'amafaranga, ntabwo wagikurwamo n'amashuri wize, wagikurwamo no gusenga. Nagira inama wese umuntu nkurikira ko yasenga cyane. Mu gusenga harimo inyungu nyinshi. Mwizi Clarisse ahageze n'imbaraga zo gusenga. Iyo adasenga akamera nk'abandi bakobwa, ni ukuri ubu wenda yakabaye ari umuhanzi wagumaguma n'ibindi nk'ibyo. Ariko ndashima Imana yamufashe ikamukomeza, nawe akinjiramo neza. Niyo mpamvu imbaraga zo kuramya no guhimbaza Imana yazimuhaye mu gusenga, niho yazikuye. Ndumva ari icyo buhamya nabagezaho. Gusa njye nshima Imana kuri jye, njya mvuga ngo gusenga narasenze, Imana iranyumva. Nubaho ndi mvuga ngo ni imbaraga z'amasengesho. N'iki kiganiro tugikuze kubera imbaraga z'amasengesho, ntabwo tugikoze kubera hari ikindi kintu dukoresheje. Ni imbaraga z'amasengesho. Ni ukuri njya ntekereza ku buzima bwanjye kenshi, iyo nirebye njya mbwira abantu nkababwira ngo matiyeri zinyubatse zose ni amasengesho. Nubatswe n'amasengesho. Uzi umuntu kujya kwambara umwambaro ukavuga ngo Mana ume kuberwa, ngasenga nkavuga Mana ume kuberwa. Njya ahantu gukora nk'umuntu amamagaye kambwira ati uze duhurira, uriya muntu sinyama n'amaraso, Mana ume imbaraga zo niduhura nawe iye kumbona wa wundi yahamagaye, ahubwo mbonemo imbaraga z'Imana n'icyubahiro. Niyo mpamvu njye numva ko imbaraga z'amasengesho nziha agaciro cyane. Zarakoze. Mana iduhumukire. Murakoze cyane. Murumva koko ni umuntu wakijijwe mu 2000 akaba agikomeje kandi ntago afite no gusubira. Oya. Nayo nta gahunda ihari yo gusubira inyuma. Ni umubyeyi wanjye. Nukuri. Yagivugiye mwabwise twarabanye, mbere umubyeyi aranshingira, unanye nka ndi umumama w'abana babiri. Nukuri. Yo. Cyo kinari nyibagiwe. Amen. Ubwo ngiye byishimo byinshi kuba nongeye
nyuma y'imyaka hafi 5 kandi nawe ibyo sinibwo nagira amahirwe yo kongera guhura nawe. Rero ni ukuri Imana ikomeze umugisha. Ikintu mubwira ni uko akunda gusenga pe, nuko agiye kutubwira iryo jambo ariko no mu masengesho burya yatangiye gusenga ubona nyine ubuzima bukiri hasi cyane, abana bakiri bato cyane. Hari igihe umuntu avuga se nimara gukira we cyangwa nimara kumva abana bakuze baranje kwiga wenda iby'amasengesho nzabigabanya cyangwa nza relax, ariko noneho kuntu nyamubona aho kugira ngo relax aguma yongera agasa n'utangiye kandi icyo niyo experience namubonyeho cyane k'umunyamasengesho. Imana impumugisha. Rero akaba agiye kudusangiza ijambo ry'Imana. Imana mushize ku mutima muri cya gikorwa cyo kuramya no guhimbaza mu ijambo, kuko iyo ufite ijambo n'ibindi byose ubikora neza, icyo ukoze cyose kirakunda. Iyo ufite ijambo ndetse ukarisengera byose biba ari uburyo. Rero bakunzi ba Clarisse TV show ntimucikwe n'ijambo ry'Imana. Ndetse hari ikintu yibagiwe ni umudiyakoni urusengero iwabo ntakivuze ndi umudiyakoni. urumva kuko ni umuntu nyine nawe yoroshye, ariko Imana ikomeye cyane. Afite ubuhamya bwinshi cyane, umwegereye ku ruhande rutari kuri media yakubaka muri uru rugendo rujya mu ijuru. Hari abagiye bakizwa ku bwe, hari abagiye bagaruka bitwara ukuntu, ariko Imana ikomeze imwagure ndetse imukomereza amaboko mu rugendo rwo kujya mu ijuru. Rero nk'uko n'ubundi mwabyumvise tugiye gusanga ijambo ry'Imana, kingura umutima wawe. Ahari ry'uyu munsi nibyo ryagukemurira ikibazo, iry'uyu munsi ryatuma ubuzima bwawe buhinduka, iry'uyu munsi ryakwegereza Imana ikongera ikaba hafi yawe ndetse nawe ukaba hafi yawe. Murakoze cyane, karibu kwishima. Murakoze. Kadusangire ijambo. Nta jambo ry'Imana rijya riba ritari umuntu uvuga ati dusome ijambo, nta jambo riba rito. Ijambo ry'Imana rihora ari rigari kandi rihora rikomeye. Ni ukuri buriya niyo wasoma ijambo rimwe gusa ukavuga ijambo rimwe gutya, uba uvuze ikintu gikomeye, kuko turemwe mu ijambo, tubaho mu ijambo, twubatse mu ijambo, tubyarira mu ijambo, turerera mu ijambo, dukorera mu ijambo byose. Ijambo ry'Imana rero jyewe sinya numva ari rito, numva ijambo ry'Imana rihora ari rigari. Amen. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri mu Ngoma za 2 ibice 7. Turasoma umurongo wa 1 n'uwa 2, tujye muri Matayo 4 aho turasoma umurongo wa 1 tugeze ku wa 5. Umutwe w'ijambo uravuga ngo icyubahiro cy'Imana cyuzura urusengero. Umurongo wa 1 uravuga ngo nuko Salomo amaze gusenga, umuriro umanuka uva mu ijuru wotsa igitambo cyoswa n'ibindi bitambo. Icyubahiro cy'Uwiteka cyuzura inzu. Abatambyi ntibabasha kwinjira mu nzu y'Uwiteka, kuko icyubahiro cy'Uwiteka cyuzuye inzu y'Uwiteka. Tugarukire aho tujye muri Matayo. Matayo ibice 4. Ibice 4. Umutwe w'ijambo uravuga ngo Yesu ageragezwa na Satani. Maze Yesu ajyanwa n'umwuka mu butayu kugeragerezwa n'umwanzi. Amaze iminsi 40 n'amajoro 40 atarya, abona gusonza. 3. Umushukanyi aramwegera aramubwira ati, niba uri umwana w'Imana, bwira aya mabuye ahinduke umutsima. 4. Aramusubiza ati, handitswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. 5. Maze umwanzi amujyana ku rusengero, amujyana ku murwa wera, amuhagarika ku gasongero k'urusengero.
tugarukiraho. Amen. Haleluya. Ijambo ry'Imana ryatubwiye, je nababwiye ngo ndashaka kubabwira ku mbaraga z'amasengesho. Amen. Ndashaka kubabwira ku mbaraga z'amasengesho. Twatangiye tuvuga ku buhamya bwa Clarisse kuntu yabayeho, kubona ageze ahangaha suko hari ikindi yakoresha nabibabwiye, n'ugusenga. Iri jambo ryatubwiye ngo nuko Salomo amaze gusenga, umuriro umanuka uva mu ijuru wotsa igitambo cyoswa n'ibindi bitambo. Icyubahiro cy'Uwiteka cyuzura inzu. Abatambyi batinya kwinjira muri yanzu kuko yuzuyemo icyubahiro cy'Imana. Ibyo izo mbaraga zamanuye uwo muriro ntabwo ari uko Salomo hari ikindi kintu yakoresheje. Yasenze Imana, ahagarara mu mbaraga z'Imana, aravuga ngo ni ukuri Imana, arasenga, arayihamagara, Imana imanura umuriro. Haleluya. Imanura umuriro, wuzura aho utwika ibitambo byose byoswaga. Yesu ashimwe. Umaze kubitwika, abatambyi bagize ubwoba kuko icyubahiro cy'Imana cyaramanutse cyuzura urusengero, batinya kwinjiramo kubera icyubahiro cy'Imana cyahamanutse. Ntabwo icyubahiro cy'Imana gishobora kumanuka kuko tugenda muri vewiti. Icyubahiro cy'Imana kimanuka kuko wasenze. Ntabwo icyubahiro cy'Imana gishobora kumanuka kuko watanze ituro rikwiye. Icyubahiro cy'Imana kimanuka kuko wasenze. Imbaraga zo gusenga kujya gukingura ijuru. Haleluya. Gusenga gukingura ijuru, gusenga kurabohora. Haleluya. Twese ibi byose tuvuga n'izi mbaraga zo kubona duhagaze tutanga ubuhamya n'imbaraga z'amasengesho. Tutarasenze nta kindi navuga. Tutarasenze nababwira ngo narashatse, ngo nubaka urugo, ngo ndabyara nyine, ngo umugabo wanjye, ngo ibintu nk'ibyo. Ibyo se hari imbaraga zirimo, ariko kuko nabonye Imana. Haleluya. Imbaraga z'amasengesho nizo zadukejeje aha turi. Imbaraga z'amasengesho, uzi ko imbaraga z'amasengesho ziguha ubwiza utari ufite uri mutoya. Umugabo wanjye yabihamye. Anereta ntari mwiza nk'uko mbona, ariko nyuma yaho maze gusenga, imbaraga z'amasengesho zanyambitse ubundi bwiza. Yabonye abona ubu nsigaye ndi umugore mwiza kurusha mbere ndi umukobwa. Haleluya. Kubera imbaraga z'amasengesho. Muzaze azabibabwira. Nukuri buriya reka mbabwira, imbaraga z'amasengesho zijya zibaho. Esteri zamujyanye ibwami, yaragiye cyagihe araho Moridekayi aramubwira ati niba ntacyo ukoze ntibizabuza Abayuda gutabarwa. Esteri afata amasengesho. Ntago yahagurutse ngo avuge ati kuko ndi umugore w'umwami nambara ikanzu ngende mpinguka imbere y'umwami. Oya, yarasenze, arapfukama, afata iminsi 3, yambara ibigunira, asenga Imana. Imana iramanura imbaraga zayo zimwambika icyubahiro kidasanzwe. Umwami amubonye aturuka hari amutunga inkoni, kandi ntabwo cyari igihe cyo kugira ngo ajye ibwami, ajye kubonana n'umwami. Ariko kubera imbaraga z'amasengesho, y'iminsi 3 yafashe n'abagaragu be n'abajabe bafata amasengesho, Imana imwambika imbaraga. Ahageze umwami bimurenga, urukundo rurarenga, agera aho mubwira ngo umugore wanjye Esteri, mwamikazi urashaka iki? Nushaka n'umugabane w'igihugu ndawuguha. Nta kindi cyabikoze, imbaraga z'amasengesho. Haleluya. Imbaraga z'amasengesho nizo zamujyanye ibwami. Yarasenze, ntago yarazi ko Esteri yajya ibwami. Kubera ukurikije ahantu umuntu aba yaravukiye, ntago yumvaga yagerayo. Na se wabo Moridekayi yagezeyo kubw'ibibazo, agiye ari umuzamu. Ariko ntabwo izo mbaraga zari gutuma Esteri agera ibwami, ariko imbaraga z'amasengesho zatumye zinjiza Esteri ibwami. Ndashaka kubabwira ku mbaraga z'amasengesho. Amen. Ni ukuri abantu tujye dusenga, kandi udusenga twizera Imana n'ishobora byose, mwifite imbaraga. Haleluya. 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 Imana niyo imbaraga zo gusenga nizo zatumye Dawidi yica Goliyati. Turagira ngo yamwishe kuko yaragiye udutama, nibwo buhamya yari afite. Ariko yaravuze ati Imana yanjye twabanye, nabonye, yatumye nica idubu nkica intare, irakungabiza mu Filisitiya. Yizeye imbaraga z'amasengesho yasenze. Haleluya. Ndashaka kubabwira ku mbaraga z'amasengesho. Ni ukuri nta kindi kintu cyadushoboza kubaho. Iyo uri umukristo waramenye Kristo.
Yesu nta kindi cyamuzanye yazanywe yadutangiye ibita nago yaje kugira ngo hari abantu bagisenga batanga ibita na bitambo bindi Yesu yatubereye igitambo ubundi umwenda warahera utuma twinjira iyo winjiye rero niho uhabwa izo mbaraga niho uhabwa izo mbaraga zo gusenga ukinjira mu gusenga kandi ukizera Imana usenga ko ikora imirimo. Haleluya. Njya nshimye Imana imbaraga z'amasengesho reka mbabwire njya mbwira abantu nkababwira ngo jewe matsiyeri zinyubatseho n'amasengesho. Haleluya. Jewe ndamasengesho ngenda ndamasengesho ndyama mu masengesho mbyuka mu masengesho. Haleluya. Haleluya. Nabyaye mu masengesho nderera mu masengesho naho abana banje bari nukubera amasengesho. Nazindi mbaraga numva nababwira icyo kintu tugeze muri rya jambo twasomye muri Matayo ibice 4 Matayo ibice 4 ijambo ry'Imana ryatubwiye Yesu ajya ageragezwa n'umwanzi yagiye gusenga amara iminsi 40 mu masengesho nago Satani nta muntu atinya ibaze kugira ngo agerageze umwana w'Imana amusanze amaze iminsi 40 mu masengesho afite izo mbaraga z'amasengesho iyo musanga kuri uriya musozi yambaye inyama n'amaraso yari kuramya rirabuye ariko yaramubwiye ngo yibura umwana w'Imana koko nukuri akurikije n'amasengesho arimo ngo isengeri ribuye rihinduka umutsima. Imbaraga z'amasengesho arahindukira ambwira ngo Satani imbere umuntu atungwa n'umutsima gusa ijambo ry'Imana riraguhagije n'imbaraga z'amasengesho. Aramutwara amushyira ku gasongero ku musozi wera amushyiza ku gasongero amugejejeho aramubwira ambwira ngo ukurebe iyi si ngo nundamya ngo ibi byose ndabiguha. ariko gusenga imbaraga z'amasengesho ni igitangaza. Haleluya. Imbaraga z'amasengesho aravango Satani ngo nzaramye Uwiteka wenyine wo mu ijuru nta kindi cyamuteye izo mbaraga n'imbaraga z'amasengesho. Numva navuga ku ijambo ry'Imana rivuga ku mbaraga z'amasengesho. Ikindi numva navuga ku mbaraga z'amasengesho nasubira inyuma kuri Clarisse amaze gukora ubukwe yari mu Rwanda yakoreye ubukwe mu Rwanda amaze gukora ubukwe biba ngombwa ko bimukira muri kiriya gihugu cya Kenya ajya gutura mu mujyi wa Nairobi. Ukurikije Clarisse nta muvandimwe yagiye asangayo nta wundi muntu yagiye asangayo ariko kubera ijambo ry'Imana hari Imana yarabimuvuzeho yarambwiye ngo nzagutwara mujyane mu kindi gihugu niho nzaguhera umugisha. Nago yari naniwe kuba yamuhera umugisha mu gihugu cyacu ariko kuko yari afite isezerano ryo ko Imana izamujyana mu kindi gihugu ikamuheramo umugisha nazo zari imbaraga z'amasengesho. Aragenda ageze muri Nairobi agenda n'umugabo we bari bataranabyara bagezeyo Imana ibaha umugisha nukuri baha umugisha. Ibi byose yagezeho barabyara umuhungu n'umukobwa nawe n'umugisha kuko n'amasengesho ariko nibifatika Imana yarabibahaye kuko yarabibabwiye byavuye hehe mu mbaraga z'amasengesho. Haleluya. Zavuye mu mbaraga z'amasengesho. Bageze muri kiriya gihugu Clarisse niho Imana reka mbabwire aho Imana izaguhera umugisha iyo wasenze irakubwira ngo nzaguha umugisha wowe ugategereza umugisha utaragera ku musozi Imana yavuze izaguheraho umugisha wa mugisha n'ubura ubona. Imana iyo ugeze ku musozi yavuze izaguheraho umugisha niho Imana iguhera umugisha. Kuri uriya musozi yageze muri kiriya gihugu niho yamuhereye umugisha. Muribuka ko na Abrahamu Imana yamubwiye ngo yimuke Uri y'Abakaludaya mu bigirwamana bya Setera imujyane mu gihugu izamuheramo umugisha. Nabwo Imana yaguhera umugisha ukiri ku musozi taruho umugisha. Haleluya. Ibyo byose ni imbaraga z'amasengesho utabifite na Abrahamu nta mbaraga zindi zari kumukura iwabo mu muryango wabo nta kintu cyari kuhamukura yahakuwe n'imbaraga z'amasengesho. Nicyo yaravuganye n'Imana uragira ngo Imana yamusanze mu nzu ya se aryamye nangwa aragiye nangwa ari makora ari mu biro imusangamo iramubwira ngo zaguhera umugisha yaramubwiye ngo imuka usige. Ibi byose tubivuga kubera imbaraga z'amasengesho. Nshima Imana ko imirimo Imana yakoreye Clarisse
no kubona tubashe gukora iki kiganiro ni ukuri nacyo mvuga ngo ni imbaraga z'amasengesho imujyana muri kiriya gihugu umugisha none murabona yagarutse mu Rwanda yibuka marene aza kugira ngo tutange ubuhamya abantu babwumve nukuri ndabwira abantu bose bazumva ubu buhamya bakumvira ijambo muzizera imbaraga z'amasengesho usenga kandi wizera Imana ukorera ko ari Imana y'imbaraga Imana yacu iruta ibintu byose ariko urumva Imana yicaye mu gihugu cyo mu ijuru ngo ni intebe y'Imana iba isi turimo ni intebe y'ibirenge by'Imana haleluya urumva izo mbaraga kucyo udashobora kuzumva ko ari imbaraga ntangazwa n'umuntu ukorera Imana yageraho akajya guhindura akumva ko imbaraga z'Imana zidashoboka nuko nta mbaraga z'amasengesho yizeye nta masengesho muri wabafite rero numva ari iryo jambo nababwira nabasangiza ko twizera imbaraga z'Imana twizera imbaraga z'amasengesho dusenga yiba usenga wumve ko Imana usenga ikomeye Imana yacu irakomeye Imana ishobora byose Imana niyo idukejeje akarare nubyemera ni Imana itugejeje ni Imana itugejeje ni Imana yaguhaye abana n'uyu mwene data uturi imbere yatubwiye ngo n'umugabo arubatse icyakugize umugabo suko ufite amashuri si ibyo nibyo byagufasha kuko bigufasha ibyo ni ibikoresho Imana itanga kugira ngo bidufashe muri rugendo tugenda turi muri iyi si nibyo bidufasha ariko ibi ntago ari imbaraga z'amasengesho zirabikoresha bikadufasha tukatera imbere tukagera ku cyo tutashobora kugeraho ariko kubera imbaraga z'amasengesho nshima Imana cyane giye kuri izo mbaraga z'amasengesho narazibonye nasenze Imana inkorera ibitangaza kambabwire nasenze Imana inkorera ibitangaza ndi muto ntabwo twebwe aho twakuriye mu gihugu cya Tanzania ntabwo twakuriye no mu miryango ikijijwe twakuriye mu miryango idakijijwe dukorera mu miryango y'abapagani dukorera mu miryango iraguza iterekera ikora ibyo bintu byose by'ibigirwamana ariko reka mbabwire Imana icyo naboneye imbaraga z'Imana ibaze kugira ngo ukorere muri uwo muryango ubeho ukure ube mukuru ube umukobwa mukuru giye agakiza nakabonye ndi umudamu ariko Imana ikurinda icyo uzayimarira haleluya naga Imana ikurinda kuko uzakura ukaba mukuru nibyo harabibikorera ariko Imana ikurinde icyo uzayimarira ko muri iki gihe shobora kuvuga iri jambo rikaba ryagira umuntu rifasha ariko muri icyo gihe ndi Tanzania iyo ngumayo ntago wenda uyu munsi nakabaye nkora iki kiganiro ariko Imana yabanye natwe Imana iraturinda indindira nakijijwe njya mvuga ngo shima Imana ko Imana yamaye agakiza ntabyo nijanditsemo gusa ese navuga ngo nari umunyabyaha kuko icyaha nakivukiyemo ariko ntabwo nigeze ngira ibyo nijandikamo Imana yanyaruye mbere narijandika imagakiza kandi maze kumagakiza imagakiza gafatika ndakomera ikintu cyankomeje rero mu gakiza niko Imana yese inyobora mu itsinda ry'abamama basengaga ninjira mu gusenga aho niho nakomereye rero nyashima Imana kuri ibyo byose ku mbaraga z'amasengesho iyo zitekereje jewe numva imbaraga z'amasengesho zirakora amen zirakora twizera Imana yacu nk'inyembaraga nitwaje tuyifata nk'inyantege nke n'inyembaraga umuntu yagusezeranya nagusohoreze ariko Imana igisezeranye gasohoza nshima Imana yandereye abana bagakura nshima Imana yahaye umugabo wanjye agakiza nukuri icyo kintu njya nyitekereza nkavango Imana yatanze ikintu gikomeye abantu agakiza bajya bagakerensa kuko batakazi ariko aho agakiza kaje urugo rwagezemo agakiza niho umunezero uba niho amahoro aba niho ubwiza bugaragara niho sinzi byose biva mu mbaraga z'amasengesho rero natinze wenda nagarukira nkavango niryo jambo numvaga rimfasha numvaga nababwira ku mbaraga z'amasengesho kandi narazibonye namwe mbifuriza ko muzasenga Imana kandi muyigirire icyizere iyo Imana uyigiriye icyizere cy'Imana kikugeraho iyo usenze Imana nk'inyembaraga ikubera inyembaraga iyo usenze Imana nk'inyantege nke ikubera inyantege nke iyo usenze Imana nk'ishobora byose ikubera ishobora byose muri byose Imana yo mwijwe duhana umugisha mukozi w'Imana arakoze cyane Imana imuhe umugisha
hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo hari imbaraga ziruta izindi imbaraga zose, izo ni iza Yesu. Hari ugukira kuruta ukundi gukira kose, uko n'ukwa Yesu. Hari imbaraga ziruta izindi imbaraga zose, izo ni iza Yesu. Mbaraga zigitangaza, izo ni iza Yesu. Mbaraga zigitangaza, izo ni iza Yesu. Iyo naganiraga n'umuntu ijambo ry'Imana byaramfashaga cyane, nkumva nicyo kiganiro kiryoheye amatwi yanjye, nkumva nicyo kintu cyiza cyane nakwishimira. Haleluya, haleluya. Nukuri biramfasha cyane kuganira ijambo ry'Imana no kuba mu nzu y'Imana. Imana yacu ni nziza, nakwifuriza abantu ko bakiza. Ikindi nshima y'Imana uyu munsi wa none nuko mama umbyara nawe yabonye agakiza. Haleluya. Yabonye agakiza akavuye kuri jewe. Ni jewe wamwatuje, ni jewe wamubwiye, naramubwiye nti va mu byo urimo ukizwe, kuko nta handi uzabona amahoro. Iyi si nta hantu itanga amahoro na hamwe. Ushobora kuba mu nzu ya etaje, ya nzu ya etaje ukayiburiramo amahoro. Ushobora kugenda muri V8 abantu badushidukira ibintu bigezweho. Kandi wagenda muri ya modoka ntugire umunezero muri mu nzu y'Imana. Amen. Abantu bajya bavuga kujya hanze i Burayi. Ushobora kujya i Burayi wazagerayo ukiyahura kuko udafite Imana. Haleluya. Rero numva nabwira abantu naho isi itanga amahoro, amahoro ari muri Kristo Yesu. Kuko niwe utanga amahoro, aya mahoro ari mu gakiza, amahoro ari mu kumenya Imana. Njye numva afite amahoro ahagije. Nukuri njye numva reka sinzi nubwo ngenda turi Kacyiru, hari abantu twe duturanye bariya babasangwa butaka, rimwe baza kumbwira ngo bashaka kujya gutaha ubukwe. Bakodeshereza imikenyero, mbashyira mu modoka yanjye ndabajyana. Barishima, rero abantu bakambwira none se bari abantu buriya muganira iki? Ndambwira rero ndi hamwe nabo giye numva nguwe neza. None se iyo bashaka gutaha ubukwe badafite uko bagenda, wenda bose simbaboneye amatiki, ariko mfite essence mu modoka, reka mbafashe mbajyane nabo bumve ko binjoyinze, Imana ishobora kubigira neza. Cyo gihe iyo umukoreye icyo kintu uramwegera ukamubwiriza, akumva Imana ikora imirimo. Amen. Akumva Imana ikora imirimo. Ntabwo Imana yakora imirimo ikora imirimo igaragara. Kandi ntabwo wavuga ngo uzajya kubwiriza umuntu ubutumwa bwiza ngo uvuge ngo ndaza ngubwire ijambo ry'Imana ngo usengere hanyuma ngende. Nase ngusigiye iki? Ngusigiye ijambo nibyo. None se ifumbire ya rya jambo iri hehe? Ubikorwa. Njya numva ko muri gihe nyashima Imana ko nukuri ikintu nyashima Imana kimba mu kanumva ntacyo nanigeze, ntabwibone njye ngira. Nanubwo nya numva ndi umuntu w'agaciro, numva agaciro gafite Kristo. Njye numva nta gaciro mfite ari umwana muto tushobora kwicara hasi tukaganira nkamubwira ijambo ry'Imana, ari umusore, ari umumama, ari umukecuru, ari umusaza. Numva umuntu wese kuri jewe nukuri numva arandyoheye. Amen. Nkunda guca bugufi cyane hasi, n'umugabo arabizi. Arabizi, arahari ndabizi ko abyumva, ariko hari ubwo yajyaga mbwira ko abantu bose amwagere rero ngende w'abantu bose, rega gende umuntu w'abantu, ndi umuntu w'abantu bose. Urumva byose nta handi byavuye. Ntago navuga ngo byavuye kuko nashatse nkabyara, ntago byavuga ngo byavuye kuko nashatse umugabo wenda umeze neza, ntago navuga ngo byavuye kuko natunze byavuye kuko namenye Kristo utanga amahoro. Numva nabwira umuntu wese rero nkambwira ngo wakire Yesu atanga amahoro.
Yesu azagukura mu gahinda waba ufite iyo umumenye ubwira umuntu ejo ibyo umubwiye akabivuga hanze ariko njye niherera n'Imana yo haleluya nkayibwira nkumva ndayibwiye kandi nkabwira umuntu umishira ikamishira kandi kansubiza nawamenye ko nayibwiye abantu bakabona ibyanjye bisohora kuko Imana yumvishije gusenga kwanjye nababwira ngo Imana yakoze bakabibonera ariko nibamenye aho nabibwiriye Imana yacu ntabwo uyibwira ngo bisange hanze ariko wabwira umuntu ukabisanga hanze ariko ndabwira umuntu wese umurikiye ko sanga Kristo niwe buhungiro niwe uruhura imitima niwe utanga ibyishimo niwe utanga ibyo abantu badashobora gutanga Kristo nta na kimwe ataguha Kristo nta batakwicazaho Kristo ntanzo atakuryamishamo Kristo ntaho atakugeza iyo umumenye neza kandi ukamukunda numva nicyo nta kindi numva nasangiza abantu Imana ibahamugisha. Turimo turagana ku musozo murumva yuko iwe ukuntu yisanze ari mu gakiza ari wenyine mu rugo rwabo cyangwa muri famiye yabo ariko ntiyabivamo. Mwigeze kumva hari ahantu papa yamubwiye ati nujya muri biriya bintu dutandukane nge nawe ariko aravuga ati nzayinambaho Imana yanjye kuko niyo ihindura ibintu byose kubera iki zambaraga z'amasengesho. Murumva yuko yashakanye n'umugabo udakijijwe nawe cyo gihe ntiyarakijwe nibwo yaje gukizwa ariko amagambo y'umuntu udakijwe n'umuntu ukijijwe abatandukanye pe. Ariko ntiyacirka intege ku bw'ayo magambo. Mwumvise ahantu yavuze ati abwira umushumba ati nguyu ndamuguhaye ariko ntuzamwice kuko niko yari kumubwira kuko ntiyarazi ibintu by'Imana ngo niki ntiyarakijijwe azi ngo niki ntiyarazi ngo kujya kurara amasengesho niki ariko akabibona ku mugore we. Ariko ikintu nshima Imana muri uyu mwanya nuko n'umugabo we yaje kubyumva yabona ko ibintu umugore yanjye yakurikiye ndabona ari sawa ndabona ari byiza reka nanjye mbijyemo reka nanjye nkizwe. Amen. Ndagira ngo nkubwire wewe uri kumwe n'umuntu udakishijwe mu nzu birashoboka ko wamwerera imbuto agakizwa. Amen. Ntugire ngo kudakizwa k'umuntu muri kumwe nuko utasenze cyane ahubwo hari imbuto utaramwerera hari ikintu urimo umuhisha mu nzu. Amen. Ariko ni wamwerera imbuto shiti wacu kuntu yatubwiye uriya nta rindi banga yakoresheje ni amavi. Amen. Ni amavi yarihereraga mu mibu yarihereraga mu gishanga mwabyumvise agasenga aho mama we akizwa ari mama we. Amen. Aho umugabo wakizwa ni ikintu gikomeye cyane. Hari kuvuga ati nge sinanakiza umugabo wanjye ngo aragoye niwo muntu utajya yumva ibintu by'Imana umugore wanjye aragoye niwo muntu utajya yumva ibintu by'Imana ariko kubera ibanga ry'amasengesho kubera imbaraga z'amasengesho kubera imirimo myiza wamweretse kubera guca bugufi wamweretse bigatuma hinduka nawe rero utarakizwa wowe ukicumva yuko ntacyo wakora kugira ngo famiye yawe ihinduke wabyumvise nta handi yabikuye nta handi ni mu mbaraga ziki z'amasengesho kandi sinavuga kuko bose bakijijwe hari abandi batarakizwa ariko iwe aracyahagaze mu kwizera yuko nabo bazakizwa. Amen. Hari ikindi kintu nakongeraho mu mbaraga z'amasengesho reka mbabwire gusenga ni kimwe ariko ni igikorwa. Ndibuka turi Kacyiru ntabwo umugabo wanjye kenshi yabaga mu rugo pe ntabwo yabaga mu rugo ariko ndababwiza ukuri imyaka nabaye Kacyiru nshobora kubara imyaka naryamye ku gitanda najyaga ndyama ku gitanda yuko umugabo yaje ubundi naryamaga hasi mbwira Imana niyo mpamvu nababwira ku mbaraga z'amasengesho mwabwira Imana nkabibwira ngo Mana ngiye naje gushaka umugabo ariko ni byiza ari mu kazi rero iyo ari mu kazi ntago naryama ku gitanda ngasinzira nkagubwa neza nanjye ngomba kuryama hasi. Ari mu kazi ka leta akaza akora ijambo ry'Imana ryatubwira ngo turi abasirikare ba Kristo. Nta musirikare ubundi uryama agaheza ubwo rero iyo ndyama nkaheza ntabwo umugabo wanjye aba yarakijijwe. Ndababwiza ukuri imyaka namaye Kacyiru naryamaga hasi nashyiraga igitenge imbere y'igitanda nkaryama aho ngaho nkabwira ngo Mana nanjye urandeba nyeneye ko uzaha umugabo wanjye agakiza kandi tukazabana dukijijwe tukazongera tukagira igihe turyamana ku gitanda buri gihe. Nshima Imana ko byabaye. Haleluya. Nshima Imana ko icyo gihe byabaye. Byarabaye ubu ngubu nta kibazo mfite ubu sinaryama hasi. Ndyama hasi ngiye mu masengesho ndyama hasi naraye ahantu mu masengesho ariko iwanjye sinaryama hasi.
kuko igihe cyo kuryama hasi cyararangiye. Haleluya. Haleluya. Izo zose rero ni imbaraga iyo usenga. Reka mbabwire uyirega Imana ijya idusaba akantu wakora akantu ntawe k'akajeste gato ukora akantu wumva ko gakora ku mutima w'Imana. Imana yo ikavuga iti ni ukuri, ikavuga iti ni ukuri pe, uyu muntu ngomba kumutabara. Uzabaho uvuga ngo ndakijijwe ndasenga ku cyumweru, ukagenda ugasenga ku cyumweru, ugaterana ukayisubira, iyo usubiye hanze nyine uba usubiye hanze. Ariko gira ikintu nawe wigomwa, ugira ikintu utanga, ugira uvuga uti nanjye Mana kubera nshaka kugira ngo nyumve nkoze iki. Amen. Ugira icyo ukora imbere y'Imana, ugira ikintu ukora kizatume Imana yibuka imirimo yawe. Nk'ubu kuri twaje tubabwira Kacyiru Clarisse uyu nababwiye ngo bari abana hamwe n'abandi, ariko ndibuka twajyaga turarana mu masengesho. Nataye umwana naronsaga nkasiga umwana mu rugo, nkagenda tukarara mu masengesho. Rimwe twigeze kurara mu masengesho, nari kumwe na Jackie, turara kuri aritari, urusengero ntirwafungwaga, abajura baratwinjirana tugira ubwoba. Ariko buriya iyo za mbaraga z'amasengesho nababwiraga, amen, twahagurutse mu butware, kandi bari abantu b'abagabo, turabavudukana nk'uko Dawidi yavudukanye idubu n'intare, turabirukansa, bariruka baragenda. Amen. Byose nta kindi cyabiteye. Iyo mbundima naravuze ngo reka ndekeraho, abantu bari batwiciye hariya wenda mbireke. Ntago wabireka kuko ubu ushakisha ikintu. Icyo gihe twabwiraga Imana, twebwe ngo Mana urabona abantu bari batwinjiranye, ariko babanye natwe, batweretse kuri hamwe natwe, ntago twatuje. Nk'abantu basenga mwe, Bibiliya igitubwira ngo abibutse Uwiteka nimugahweme. Nimugahweme ngo kugeza hazahindura Yerusalemu amashimwe. Ese ubundi uryamye gute? Uriye gute guhera ku wa mbere ukageza ku wundi wa mbere? Uriye gute guhera ku itariki ya mbere y'umwaka ukageza indi w'umwaka? Uryamye gute guhera mu kwezi kwa mbere ukageza mu kwezi kwa 12? Ni ukuri iwawe Uwiteka atarahindura amashimwe. Yego. Urarya byashoboka gute? Nuko ntago bishoboka. Ntago umuntu tugomba guhora ku rugamba. Uzari abasirikare bahora mu mahugurwa, giye rero ko namushatse bahora mu mahugurwa, buri gihe bagahora mu mahugurwa kugira ngo se baba barahuze. Ntago bari uko batazi ibyo bakora, ariko bagomba kuguma kwibutswa, bakibutswa umurimo. Nawe rero ntabwo waryama ngo ureke guhora wibuka, ujya gusenga, wibuka gukorera Imana, winjire mu murimo w'Imana ukore, wibuke kuba imbere y'Imana, wibuke mwene data, zirikana mwene so, zirikana gukorera kuri ako ese mwene data ko namubona byagenze bite, uzirikana ibintu byose ukora mu murimo w'Imana, kandi byose biva mu mbaraga z'amasengesho. Utasenze ne wabibona. Ya Imana imuhumugisha umukozi wacu, umwami wacu, kubijambo ry'Imana. Urumva aracafite ibintu byinshi cyane yo kuvuga. Hari ahantu amasengesho yamukuye, hari kintu amasengesho yamukoreye mu rugo rwiwe, nuko nyine ibintu byose umuntu atabivugira aha gikomeye kubwe atatekezaga ko cyashoboka, ariko cyarashobotse kubera iki? Imbaraga z'amasengesho. Hari imbaraga zikiza indwara zananiranye, zo zirahari. Niza Yesu. Niza Yesu. Haleluya. Amen. Imana yacu ni nziza, kandi Imana yacigira neza. Turimo turagana ku musozo, bakunze ba Clarisse TV show. Imana bahumugisha nukuri. Ijambo ry'Imana ni ryiza, ijambo ry'Imana riraruhura, ijambo ry'Imana rirakiza. Nta kindi mwumvisize ukuntu imirimo yakoze, akajya afata abantu akabashira mu modoka kubera ko bamugiye gusa ngo bashaka kujya mu bukwe. Present worship in action. Kuramya no guhimbaza mu bikorwa. Urumva gusenga ntago yabirekeye gusenga gusa, ahubwo yakoze n'imirimo. Akavuga kuba nasenze, reka nkore niki kugira ngo iki nacyo kijye kumvugira, kijye kumbera igitambo imbere y'Imana. Amen. Imagine kugira ngo ufate abantu mutavukana, mutagize gute, mutananganya, ariko Imana ishimwe kuko agwa mutima uca bugufi mubyeyi. Ubyumvise? Biba bikurenze, ariko agerageza gukorera Imana mu mirimo, mu bikorwa, mu magambo, ndetse akanasenga kurushaho. Rero ikaze mukomeze muryoherwe n'iki kiganiro. Umushitsi wacu ndagira ngo tumushimire imbere y'Imana n'imbere yanyu mwese, kugira ngo uwumva rino jambo wese
ahindure strategie ze zo gusenga. Amen. Nta handi bituruka ni mu gusenga. Nimba wararyaga gatatu ku munsi rya rimwe, nimba wararyaga kabiri gerageza uryigice, cyangwa nimba wararyaga rimwe noneho uvuga ati munsi noneho reka mbireke. Kubera iki gusenga? Usenge n'umutima wawe wose uvuga ati Mana nanjye nkuko wagiriye mwene data neza, afite amashimwe genda yaza afite amashimwe akomeye, ariko Imana imuhe umugisha, muzamushake kugira ngo bazashake ababwira ibanga ry'ukuntu ahantu amaze kugera n'ibintu amaze kugeraho. Niki ni amasengesho. Usibye ko yanarivuze iryo banga nta rindi ni amasengesho. Numva ko atararaga ku gitanda akarara ku karago kubera iki? Amasengesho. Haleluya. Rero turashoje nkuko mubizi, ndagira ngo nubundi mukomeze mugubwe neza aho muri mwese, musharinga ijambo ry'Imana muri sangiza abandi, mukora share, mukora like ndetse na comment. Kuramya no guhimbaza mu bikorwa ni Clarisse. Uyu munsi ntago byabaye byo kujya gufasha nkuko bimenyereye, ahubwo ni kugira ngo iri jambo naryo ryunganire mu gikorwa cyo gufasha, kugira ngo naco kirushirize gutera imbere cyangwa kirushirize gukomera kuvuga ubutumwa bw'Imana. Rero Imana bahamugisha, murakoze cyane. Reka mbashe gusenga kugira ngo iri jambo n'ubundi rigende rigire icyo rikora. Arivuze yicaye mu ariko nzi ko hari abo rigiye gukingurira inzira, kuko hari abo rigiye gukingurira ubyaro, nzi kuko hari abo rigiye gukingurira business zabo, nzi kuko hari abo zigiye gukingurira imiryango kugira ngo Imana nayo ibashe kubibuka cyane. Uwiteka Mana yacu, urakoze Mana, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kwiringirwa, urakomeye Papa. uri Imana twirata, tubwira igihe gikomeye, igihe cyoroheje kubana nawe. Shimwe ko wanjye n'umugaragu wawe, ntabwo aba ari ibintu bisanzwe byo guca bugufi, ntabwo ari buri wese. Sinari kuba nakicarana nawe, ariko kubera Imana yamushyizemo, kubera imbaraga z'amasengesho, kubera amasengesho, hari uko wamugize, hari n'uko wamuhinduye, hari uko ameze mwami ku bwawe. Rero datarika iri jambo abantu babashe kuryumva, reka iri jambo rihindura umutima ibabaye, reka iri jambo mwami Yesu rihindura amateka abasha kuryumva, reka iri jambo mwami Yesu rikize bariya bose barwaye mwami bari mu bitaro, reka iri jambo mwami Yesu rigaburire mwami abashonje, kugira ngo babashe kumenya neza yuko uri Imana igihindura kandi uri Imana igikora. Imbaraga zawe Mana, imbaraga zihindura imisozi, imbaraga zihindura ziza mu mitima y'abumva rino jambo, kugira ngo babashe guhindurirwa amateka mu buzima bwabo. Hari ibyo dukoreye twebwe tutabasha kuvuga, ariko urabizi Mana, hari aho tugeze ku bwawe, nta kintu cyatugeza Mana, nuko twafashe tukakwizera. Ndasengera batarakizwa, ndasengera batugendera mu mwijima wa Satani, ndasengera batarabyumva neza, ndasengera batarabyumva neza Mana, kugira ngo nabo bahe guhinduka mwami Yesu, basogongere Yesu twamenye, basogongere Yesu twamenye, basogongere Yesu twamenye. Twishima ruko mwami Yesu, tunezerewe turi muri byinshi. Oh haleluya. Tukagumana ibyishimo atari uko twariye, tukagumana ibyishimo atari uko duhagaze neza mwami, ahubwo ari Kristo turi muri twebwe, ari Kristo mwami twamenye. Kristo utanga ibyishimo mu mitima y'abana, Kristo utanga ibyishimo mu babyeyi babuze abana, Kristo utanga ibyishimo mwami Yesu. Reka abe mu mitima y'abantu batarakizwa bose bakomeye, bateste barebe uburyo ugeranye ubu n'icyo ubucuruzi bwawe. Amen. Murakoze cyane, Imana umugisha. Clarisse TV show iri muri rusange ikiganiro cyo kuramya no guhimbaza mu bikorwa, ndetse uko ushoboye nuko wumva umutima akuyobora, ndagira ngo biza dufatikanya natwe no kwamamaza ubutumwa bw'Imana. Imana umugisha. Murakoze.